Abakunzi ba filime zacu kamarade nk'ibisanzwe, turabashimira cyane ko mwabashije gukurikira filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Nubwo benshi mwagiye mwifuza ko tuyisoza tuyirangiza, n'ubundi nta gahora gahanze, n'ubundi tuzayisoza rwose, niko bimeze. Ahubwo tubafitiye inkuru nziza rero, tuje kubabwira ko hari indi filime nshyashya yitwa Urwibanga, muri kugenda muyibona, nayo izasohoka ku itariki 15 z'uku kwezi, azaba ari kuwa mbere. Ni filime nziza, turabararikira buri muntu wese kuyireba, ukore subscribe kugira ngo uzaba uwa mbere guhita uyibona. Nk'uko mubizi, kuva igihe cyose tubaniye mukurikirana filime zacu zikorwa na Amazing Film Production, Intare y'Ingore, Giramata, Inzira y'Umusaraba n'izindi, tuzanye rero Urwibanga. Ushobora kwibaza ngo Urwibanga hari mwiki, urasabwa kuyikurikira. Ni filime ifite story nziza cyane, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 kuwa mbere, izaba yamaze kugera hanze. Murakoze. Dore yahoze ari gukata hanze atanavuga, ariko nta kintu ariko uruwa hehe se urashaka iki? yaje karamaze nk'isaha hano hanze, ariko akata hano hose ahitegereza, yongera agaruka, agenda agaruka. We ntabwo nakubujije. Hari n'ubwo buri modoka ya boss nje mvuye ubona ko umuntu yinjiramo n'utazi kuri ibikoresho nsanga yinjiye. Umuntu akwinjirana gute mu gipangu? Aho n'ubundi nari ndi kumusohora. Tubafashe iki se? Ahubwo nuko banza atavuga, numvishe atari kuvuga. Nese ufite ikihe kibazo ngo tugufashe? Ariko ibyo byose ni amakosa yawe. Barakwiyemye ko nta muntu ugomba kwinjira muri iki gipangu. None uragenda ukarangara ugasiga igipangu kirangaye. Buri muntu wese yinjira kandi ibikoresho. Nta bwisobanuro ufite. Ziba ufite ubuhe bwisobanuro? Akazi kawe ushinzwe ni akahe? Ntabwo bakwiyemye. Hanze no gusoma. None se wa mubyeyi we wadufashije, niba ibyo washakaga kureba wabibonye ugasohoka. Uri umukomisiyoneri se waruje kurambagiza hano, urashaka kugura? Nanjye nabonye ntamuzi muri iyi karitsiye. Wavuze se icyo ushaka tukagufasha, cyangwa ugasohoka nyine ukadusohokera ukagenda? Wenda bari kukumvikana se. Ngomba mbona ngira namusohoye yanze kugenda. Urwo rwacu rusigaye rwinjiramo n'ababana n'ubumuga. Wasohotse ukagenda. Yavuze rimwe ariko nabwo yaranyishe. Nsohoke. None sura marike hano. Hanyuma se ko ndeba uri kutwinjirira mu rugo. Urajya hehe? Akuza nta kintu uri kubona? Akuze mukecuru mu cyubahiro cyawe. Ari nyina nyoko mbesire. Bebere kapfuna. N'ubwo nkubise gose ntabwo wakwinjira hano hantu. Boss yanyica. Nukuri fasha mu cyubahiro cyawe usubire hanze. Bebere. Uko wakwihangana. Wakwanganye kubuze yabaye. Bakunze b'Inzira y'Umusaraba bashuje muri hose, mwamaje kubona ko ibintu bigize uburyo kimwe, mwamaje kubona ko mama iribagiza yageze kwa Rugemwa. Ese none bigiye kuba byagenda bite ko muri kubona ko ibintu bitoroshye, ko muri kubona ko ino filime yacu ikomeje kugenda igere iryoshye cyane. Ese none ahanga ko mama iribagiza agiye kwa Rugemwa afite umujigo udasanzwe, ndetse mama iribagiza ashaka kuba yakwica Rugemwa, biraza kuba byakunda, biraza kuba byagenda gute? Ndabizi ko nawe usigaye nyamatsiko kandi nawe usigaye wasukuntu bigiye kuba byagenda, gusa ngiye kuba nakumara amatsiko kandi ngiye kuba nakubwira bigiye kuba byakurikiro byose. Mbere yuko dukomeza, mwabonye ko ahanga wita
Iribagiza ari mu bubare bukomeye cyane mwabonye ko Iribagiza ibintu bitameze ndetse mwabonye ko ahangaha Iribagiza ari gutaka cyane avuga ati amaso ari kundya nimba niko ko wifuza yuko Iribagiza yakira kandi nimba niko ko wizeye yuko Imana izakiza Iribagiza ndagira ngo ujye muri comment wandikamo amen amen kugira ngo utwike ko nawe wizeye yuko Iribagiza arakira kandi utwike ko nawe wasengeye Iribagiza kandi ubyizeye neza yuko Iribagiza ari bwaze kuba yakira amaso kuko muri kubona ko ahangaha ari mu buribwe budasanzwe ngira mumvishe ko Iribagiza ari gutaka cyane avuga ati amaso ari kundya ese none biraza kuba byagenda bite ko muri kubona ko ahangaha ibintu bikomeje kuba byagurana cyane ko muri kubona ko ahangaha bita Anita ndetse na Emile bakomeje guhunga ko mwabonye ko bari kwiruka amasigamana none biraza kuba byagenda bite gute biraza kuba byarangira bite cyane yuko mwamajije kubona ko ahangaha bita ari nta bintu by'imikino kandi arafite gahunda yo kuba yakwica Emile ese none biraza kuba byagenda bite kanga are yarakaye ko arafite umwicanyi bari kuvuga yuko nibafata Emile barahita bamwica none biraza kuba byagenda bite ngira ngo bonye ko ahangaha bita are yashyize GPS kuri Anita ku buryo ahantu hose Anita ari kurya arari nawe ari guhita hagera urumva ko none ahangaha ari ibintu bidasanzwe ndetse ari ibintu bikomeye cyane kuba Anita ndetse na Emile bacika ese none biraza kuba byagenda bite kanga nta kindi kintu cyakora usibye Imana yonyine ariyo yabarinda ubundi bagacika cyane yuko ahangaha bita Anita afite GPS iri ku myenda ye ku buryo ahantu hose barajya ahantu bose bahungira igihugu cyose bajyamo ahangaha urumva ko ibintu bitoroshye ndetse ahangaha bita ari nta bintu by'imikino kandi are afite gahunda yo kubakurikirana pa kuko biraza kugenda kose ndetse yizeye yuko ari bwaze kuba yafata Anita ese nawe ni kubibona ubona arari bwaze kuba yafata Anita nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira uko ubyumva kugira ngo tweke ko nawe udukurikiye kandi ukomeje kwifuza yuko Anita ndetse na Emile bakubona kuko muri kubona ko bakundana cyane kandi muri kubona ko bakomeje kugenda bagwana urugamba rukomeye cyane ese noneho bizagenda gute bizarangira gute bazacika ibyo nawe nicyo kintu uri kubaza kandi nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko gusugiye kubona ko agace gagiye kuza n'umuro kandi kagiye kuza ari uburyohe kandi bishi muri bwaze kuba mwasobanukirwa kandi muri bwaze kuba mwashira amatsiko kuko hanga mugiye kuba mwasobanukirwa kuko agace gagiye kuza noneho kagiye kuza ari umuro mbere ko dukomeza aragira ngo manze ankwereke filime iri guca ibintu ndetse filime ikomeje kugenda ivugisha bishidore ko beshi bayitegeranyije amatsiko menshi cyane kuba tari bakanda subscribe rero nimunyerukire kuri Camarade Films mabashe kuba mwakanda subscribe kugira ngo umunsi no filime yasohotse ni filime ni kuri wa mbere tariki 15 z'ukwa 9 kuri channel yitwa Camarade Films twayipininze muri comment igera yuko re subscribe kugira ngo uzabe wa mbere mu kuyireba urwibanga. ngira ngo rero bibonye yuko ari filime nziza cyane ndetse ari filime igiye gutangira gusohoka kubera ku itariki 15 z'ukwa 9 kuko wa mbere ndabizi ko ino filime zaba yageze hanze mu masaha ya saa 9 rero nayo mushaka kujya kuyikurikirana aho kuyikura habonye twikomeje ngo kubona ko hanga ibintu byakomeje kuba byagenda neza ndetse hanga bita Isimbi akomeje kwishimira ubuzima abayemo ndetse Isimbi atangiye kumenyera ese none bizagenda gute kanga bita Isimbi atangiye kugwana n'ubuzima kugira ngo arebe ko yabona igitungo umwana we none hanga bizagenda gute ese Isimbi azabaranya ntambara ndetse na Cyusa azabasha kuba yababarira dore ko ahanga navuga ko Cyusa yakoze amakosa akomeye cyane ndetse Cyusa kuba yaragiye kwa Nyantambara ndetse no akababwira ko yaba amafaranga ubundi bakamuha Isimbi bakamubagatanga umwana wa Isimbi ari byo byatumye Isimbi agenda ndetse aribyo byatumye Isimbi ava iwabo akagenda ese none bizagenda gute kangaha ibintu bigiye kuba byajye none kangaha ibintu bigiye kuba byaba uburyo ese wowe ubaye uri Isimbi urumva waha imbabazi Cyusa ndetse na Nyirantambara na Rugemwe na Fabio urumva wabaha imbabazi nawe jya muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo twike ko nawe wifuza yuko Isimbi yatanga imbabazi cyangwa Isimbi adakwiye kuba yatanga imbabazi kuko Isimbi ibintu yaciyemo ni ibintu bitoroshye cyane ndetse ni ibintu bikomeye cyane ku buryo buri muntu wese kubicamo ari ibintu byamugora cyane ese none bizagenda gute ko muri kubona kwanga Isimbi ibintu byo guhinga byamunaniye cyane ndetse Isimbi ibintu byo guhinga kubimenyera bigoranye cyane ese Isimbi azabasha kuba yafatisha ubuzima ko twabonye ko yatangiye kugira inshuti zo mu cyane ndetse yatangiye kubona umuntu ubwiye ko agiye kumwitaho ndetse azamwigisha buri kimwe cyose ndetse azamwigisha no kuba yahinga bizagenda gute none kanga Isimbi akomeje kuba yagwanira umwana urumva ko noneho angaha ibintu bikomeje kuba byagenda ndetse benshi mukomeje kugenda mutegushema na Isimbi kuko Isimbi muri kubona ko Isimbi hendutse cyane kandi Isimbi atangiye kuba umuntu muzima Isimbi ubutesi yarafite bwatangiye kumushiramo ise noneho bizagenda gute nawe amatsiko ni menshi nawe kandi uri kwifuza yuko ino filime yarangira Rugemwe ndetse na Nyantambara bajyanywe muri gereza gusa nanjye wiko wanga bita Rugemwe nawe ibyo bigiye kuba byarangira kandi Rugemwe agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse Rugemwe agiye kuba yagizwe imbere y'ubutabera agahanirwa ibyaha byose yakoze ese wowe ubaye uri umucamanza urumva Rugemwe akwiye kuba yakatigwa imyaka ingahe muri gereza ese akwiye kuba yahabwa igihano cya burundu nawe ushaka kujya muri comment kutubwira uko byumva kugira ngo tweke ko nawe
uri kudukurikira kandi wifuza yuko Rugemwa koko yajyanwa muri gereza, kuko ahangaha Rugemwa muri kubona ko nta keza ke, kandi murabizi ko Rugemwa ari umugome mubi cyane w'indenga kamere, kandi mwabonye ibintu byose Rugemwa yagiye akora, mwabonye amabara yose Rugemwa yagiye akora, urumva ko ahangaha Rugemwa nta keza ke, ndetse Rugemwa ari umugome mubi cyane. Ese noneho bizagenda gute? Kanga polisi igiye kuba yaza kumwitwara ndetse igiye gutangira kumukuraho iperereza ikamenya buri kimwe cyose. Gusa mama Iribagiza we nta bintu by'imikino, mama Iribagiza we yaje kwihora ndetse yaje no kuba yagira ibibazo yibariza Rugemwa. Ngira ngumvishe ko mama Iribagiza yavuze ati ngomba kuba najya kwa Rugemwa nkagira ibintu mwibariza. Gusa abonye ko ahangaha yahageze afite umujinya mwinshi ndetse n'uburakari bwinshi. Navuga ko buno burakari agiye kuba yabutura Rugemwa, cyane yuko mama Iribagiza ashaka kuba yatera icyuma Rugemwa ubundi amwica, cyane yuko Rugemwa yahemukiye mama Iribagiza cyane ku buryo mama Iribagiza asigaye afite toromo idasanzwe. Nyina wabonye ko mama Iribagiza asigaye yanga umwana we Bruno ku buryo yabonye umwana we Bruno abona ari amaraso ya Rugemwa, ndetse amwabonye ukuntu amwanga cyane. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Ibya Rugemwa byo bizagenda gute? Ese mama Iribagiza azabasha kuba yabona imitungo ye yose Rugemwa yatwaye? Numva ko akiri urugendo rukomeye cyane. Gusa ndagira nkubwire ko ino filime ibura episode nkeya cyane ndetse itazigera irenga kuri season 4. Ku bantu mukomeje kwibaza muvuga ati se bizagenda gute, izarangira gute, ndagira nkubwire ko itazigera irenga season 4 ndetse mugiye kuba mwabona ko noneho ibintu bigiye kuba byayo. Mumaje no kubona kwanga wito uriya mwicanyi ngo ni uramwicanyi uri kumwe na Are, ndetse na Are bafite GPS bashyize kuri Anita ndetse bari kumukurikirana ahantu hose agengera. Gusa ubona kwanga wita kamarade byamuteye ubwoba ndetse bikanamuhamura cyane cyane yuko bamubwiye ko arafite imbunda ndetse ari kumwe n'umwicanyi. Ngo mfishe kwanga wita Emile, kugira ngo wese wumva kwanga wita kamarade byamuteye ubwoba ndetse agahita atekereza yuko Emile ibyo bimurangiranye. Ese noneho bizagenda gute? Kanga wita Emile, kanga wita kamarade yemeje kuba yakurikirana Emile ahantu hose agengera. Ngo mfishe kwanga wita kamarade avuze ati ngiye kuba nakurikirana Emile ubundi mubwire yuko bashyize GPS kuri Anita ubundi tubashe kuba twayimukura ubundi bacike, kuko ahantu hose Emile ndetse na Anita bajya n'ubundi byarangira n'ubundi ahangaho bita Are abagezeho, cyane yuko Are yashyize GPS kuri Anita akayimushyira ku myenda ubwo bahoberanaga. Gira ngo bonye kwangaha uwo bita Are ndetse na Anita bari batangiye guhoberana. Ahangaha Anita ari kubabeshya yuko agiye kuba yabana na Are. Ngira ngo bonye ko ahangaha ibintu byari bigeze kure ndetse ahangaha Anita yari yatangiye kugenda ahobera Are ndetse na Are nawe yishimye. Rero kiragiye nicyo gihe Are yamushyiriyeho GPS. Urumva ko noneho ahangaha ibintu bitoroshye ndetse ahangaha ari urugamba rukomeye cyane. Ahangaha bita Kamarade agiye kuba yagwana, cyane yuko Kamarade agiye gukurikirana uwo bita Emile ndetse na Anita bose bagiye kugira ngo abashe kuba yabona Anita ubundi kureho GPS. Ese bizakunda bizarangira gute? Kanga turi kubona ko ibintu bitoroshye kandi turi kubona ko ino filime yaciye kugenda igaragaza utumanye twishimwe. Amaje no kubona kwanga Iribagiza afite ububabare budasanzwe, amaje kubona ko Iribagiza yamaje kuba yaba impumyi. Ese noneho bizagenda gute? Kanga Iribagiza ari kurira ko Iribagiza afite agahinda gakomeye cyane ndetse Iribagiza ari kwibaza nimba koko azakira. Ngira ngo kwanga Iribagiza ari kuvuga ati ikintu kimbabaje ni ukuntu ntazigira mbona umwana wanjye, ikintu kimbabaje ni ukuntu ntazongera kuba nareba kubaho ndi impumyi, birangoye cyane. Ese bizagenda gute? Ese bizagenda gute? Iribagiza azabasha kuba yareba? Kanga muri kubona ko ibintu bitoroshye kandi muri kubona kwango bita Cyusa afite agenda gakomeye cyane ndetse Icyusa akomeje kuvuga ati uko byagenda kose ngomba kuba naguma gukunda Iribagiza, sinzigera njya kure Iribagiza kuko nanjye mu bihe nari ndimo bibi Iribagiza yangumye hafi kandi Iribagiza yanyiteho kuko Iribagiza sinzigera nanjye mujya kure. Ese muri kubona namwe Iribagiza kuba muri kubona Iribagiza azakira, muri kubona Iribagiza azahumuka? Cyane yuko navuga Kanga bita Dr agiye kuba yazana umutima akawa Iribagiza ubundi Iribagiza akabasha kuba yahumuka akareba. Ese bizagenda gute? Bizarangira gute? Nawe n'amatsiko ni menshi kandi nawe iki ukomeje kugenda bibazaho cyane muri ino filime. Inzira yiboneka ntugende utagiye muri comment, ndagira ngo ujyemo wandike amen amen, cyangwa nutabasha kwandikamo amen ushyiremo emoji umutima kugira ngo tweke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko Imana ibwaze kuba yabikora. Ubundi Iribagiza cyane ngira ngo muri kumva urusaku Iribagiza rafite, ngira ngo muri kumva uburibwe Iribagiza yarari muri kuvuga ati amaso ari kundya. Ngira ngo uri kumva yuko Iribagiza tureho, ngira ngo uri kumva yuko ibintu bitameze neza, ngira ngo uri kumva uribwe Iribagiza arimo, ngira ngo uri kumva ukuntu Iribagiza ari gutaka. Ndabizi ko ari benshi biri kubabaza ndetse ari benshi biri gutera agahinda gakomeye cyane ndetse benshi biri kugenda mwibaza muvuga ati bizagenda gute, benshi muri kugenda musigaranya agahinda gakomeye cyane mwibaza niba koko Iribagiza azakira. Gusa nagira ngo ko ahangaho bita Dr agiye kuba yazanira umuti Iribagiza, niba nako wizeye yuko Iribagiza azakira, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen, nawe nurangiza urenza akajambo kavuga ati Iribagiza humuka, kugira ngo tweke ko wizeye Imana kandi ukomeje kugenda
usengera iribagiza kuko muri kubona ko iribagiza turi kandi muri kubona ko ibintu iribagiza ari gucamo bitoroshye. Ese noneho bizagenda gute iribagiza kakomeje kuba yataka cyane, ese iribagiza akomeje kuba yagira uburibwe bwinshi, ese umuti dogiteri agiye kuba yazana uribwa ze kuba wakiza iribagiza. Ngira murabizi ko ibintu byose Rugema ndetse na Fabiola bapangaga byose ndetse Nyantambara ibintu byose bagiye bapanga. Ngira ngo urabizi neza yuko dogiteri yazaga kaza azanye umuti, ndetse dogiteri twavuga ko ari nkaho ari we uzana ibisubizo. Arumva ko uranga dogiteri agiye kuba yazana umuti iribagiza kandi iribagiza agiye kuba yahumuka. Ese noneho bizagenda gute umunsi cyose amenye yuko uburibwe bwose iribagiza yaciyemo ndetse ububari bwose iribagiza yaciyemo byose ari Fabiola wabikoze ndetse ari Fabiola byose wabiteguye. Noneho ahangaha yubita Cyusa nta bintu by'imikino ko Cyusa azabaga nta kinyangira. Ngo murabizi ko ahangaha Cyusa ibintu yigeze gukora Fabiola, ngira ngo murabizi ibintu Cyusa yakoreye Fabiola. Ngira mwabonye ukuntu yamufasha akamugira ndetse ikintu yamusaga, ngira mwese murakizi. Rero urumva yuko ahangaha ubita Cyusa naramuka amenye yuko ari Fabiola wabikoze, naramuka amenye yuko ari Fabiola wabipanze, uraza kubona ko umuriro uraza ko waka none ahangaha Fabiola arabaza kuba yikoze. Use noneho bizagenda gute kangaha Fabiola akomeje gubiserebura ko Fabiola akomeje kubwira Rugema ati nikijije umwanzi, biraza kuba byagenda bite kanga iribagiza agiye kuba yakira ubundi Fabiola sibe ndetse na Rugema bose babashe kuba basiba cyane. Yuko impamvu Fabiola yakoze ibi byose nyira mwumvije ko anga Fabiola yabwiye Rugema ati impamvu nabikoze no kugira ngo iribagiza ataza najya mu rukiko atazabona uko atanga ubuhamya ndetse atazanageramo. Ese noneho bizagenda gute iribagiza nahumuka azajya mu rukiko? Nawe nicyo kintu ukomeje kwibaza kandi nawe nicyo kintu ufite amatsiko menshi cyane. Gusa njyabwiye ko ibintu bigiye kuba byajya kandi ibintu bigiye kuba byakira biryoshye cyane kuko ni benshi cyane mufite amatsiko ndetse ni benshi mukomeje kugenda mubyibazo cyane muvuga ati bizagenda gute iribagiza azahumuka. Gusa nagira ngo kwanga dogiteri agiye kuba yazana umuti ndetse ari byo bishimuraza kuba mwakwishimira kubona dogiteri azaniye umuti iribagiza cyane yuko muri kubona ko ahangaho bita Cyusa yahangayitse ndetse Cyusa ari kuvuga ati uko byagenda kose iribagiza sinzigera mutereranira iribagiza nzamuba hafi ibihe byose kuko nanjye hari igihe yabaye hafi kandi nizeye yuko iribagiza azakira. Ese nawe wizeye yuko iribagiza azahumuka? Nawe wizeye yuko iribagiza azongera kuba yareba? Kuko muri kubona ko iribagiza ateye agahinda gakomeye cyane ndetse iribagiza ari mu buribwe budasanzwe cyane yuko ahangaha iribagiza ari kuvuga ati kubaho ntareba, kubaho nkatekereza ko ntazabona umwana wanjye, ni ibintu biri kumbabaza cyane. Urumva ko ahangaha ari ibintu bitoroshye kandi urumva ko ahangaha ari ibintu bibabaje cyane. Ese noneho bizagenda bite? Nawe ndabizi ko amatsiko ari menshi kandi nawe ukomeje kugenda wibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Gusa ugiye kubabona kino filime yacu igiye kuba yagira iryoshye cyane kandi igiye kuba yagana ku musozo, dore ko benshi muri kugenda mwibaza muvuga ati ino filime bizagenda gute, ino filime izarangira? Gusa ndagira ngo ino filime igiye kuba yagira ku musozo kandi igiye kuba yarangira. Mbere ko dukomeza ndagira ngo umanze ubumve ubutumwa uwo bita Kamarade yabashije kuba yagenera abakunzi ba filime nyarwanda. Nimba kuko ukunda filime nyarwanda kandi ukaba uzikunda cyane filime zacu Kamarade nk'ibisanzwe turabashimira cyane ko mwabashije gukurikira filime yitwa Inzira y'Umusaraba. Nubwo benshi mwagiye mwifuza ko tuyisoza tuyirangiza, n'ubundi nta gahora gahanze, n'ubundi tuzayisoza rwose, niko bimeze. Ahubwo tubafitiye inkuru nziza rero, tuje kubabwira ko hari indi filime nshyashya yitwa Urwibanga, muri kugenda muyibona, nayo izasohoka ku itariki 15 z'uku kwezi, azaba ari kuwa mbere. Ni filime nziza, turabararikira buri muntu wese kuyireba, ukore subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere guhita uyibona. Nk'uko mubizi kuva igihe cyose tubaniye mukurikirana filime zacu zikorwa na Amazing Film Production, Intare y'Ingore, Giramata, Inzira y'Umusaraba n'izindi, tuzanye rero Urwibanga. Ushobora kwibaza ngo Urwibanga hari mwiki? Urasabwa kuyikurikira. Ni filime ifite story nziza cyane, ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 kuwa mbere izaba yamaze kugera hanze. Murakoze. gira ngo wabyumvise ko ari filime igiye kuba yasohoka ndetse ari filime igiye kuba yagaragaramo Kamarade ndetse na Emile. Kuba n'ukunda Emile ndetse na Kamarade ntimuzacikwe n'ino filime. Niba ushaka kugira ngo uzayikurikirane kandi itazagucika, ndagira ngo unyurukire kuri channel y'ibita Kamarade Film, uzabashe kuwakana subscribe ndetse wibuke no gufungura inzogera kugira ngo umunsi yasohotse uzayibone mu bambere. Ese noneho bizagenda bitekanga muri kubona kino filime yacu Inzira y'Umusaraba ikomeje kuba yagiye iryoshye cyane ndetse ikomeje kugenda itungura benshi, ndetse mwamaje no kuba mwabona ko mama iribagiza abashije kuba yagira kwa Rugema. Mama iribagiza yagize ahangaha kwa Rugema
rugemwa ese noneho bigiye kuba byagenda bite rugemwa ari bwaze kuba yabikora iki rugemwa ari bwaze kuba yabigenza gute kangaha rugemwa zimumwe ko rugemwa zimwakiyeho noneho kangaha rugemwa muri kubona ko ubwo wamutashye ndetse rugemwa abonye mama iribagiza akagira ubwoba ndetse atinye no kuba yamwegera ese noneho bizagenda gute kangaha mubonye yuko mama iribagiza afite umujinya udasanzwe ndetse mama iribagiza afite uburakari bwinshi ngira ngo abonye kwanga bita mama iribagiza aje afite uburakari gukubita kino gikoze cyo kwa rugemwa kibwira ati mva imbere nigendera ubona kwanga mama iribagiza nta mikino ubonye ko mama iribagiza nta bintu by'imishinyikaza nyanga kwa rugemwa ese noneho biraza kuba byagenda bite rugemwa ari bwaze kuba yabigenza gute ko rugemwa akamubaye ndetse rugemwa ibyo bigiye kuba byarangira ko rugemwa ibyo bigiye kuba byajya ku karubanda ndetse ibya rugemwa bigiye kuba byagaragara cyane ko kwanga bita Fabiola nawe agiye guhita amenya ukuri kose ndetse Fabiola agiye guhita amenya ko mama iribagiza ari muzima ndetse yabyaranye na rugemwa noneho kanga ibyo rugemwa yahishe ibyo rugemwa yari yanze kwimenyekana ndetse rugemwa yari yaragumye kubeshya Nyantambara ndetse na Fabiola babwira ko mama iribagiza atigeze bashaka ndetse mama iribagiza atanamuzi gusanga navuga ko ibya rugemwa bigiye kuba byamenyekana ndetse ibya rugemwa byose bigiye kuba byarya hanze ese noneho bizagenda gute kanga ibintu bigiye kuba byagira biryoshye cyane kanga mugiye kubanywa na kino film yacu igiye kuba yagana ku musozo ndetse igiye no kuba yarangira rugemwa ndetse na Fabiola ndetse na Nyantambara bari muri gereza ese wowe uri kumva rugemwa ndetse na Nyantambara bakwiye kuba bakatigwa imyaka ingahe muri gereza nawe ujye muri comment tubwire imyaka wumva rugemwa na Nyantambara ndetse na Fabiola bakwiye kuba bakatigwa ese bakwiye kuba bahabwa igihano cya burundu nawe ushaka kunyarukira muri comment ubundi ukatubwira koko nimba nawe wifuza yuko rugemwa ndetse na Nyantambara bakatigwa igihano cya burundu kuko muri kubona ko nta keza kabo kandi muri kubona ko ubugome bwabarenze uri kubona ko bafite ubugome ndengakamere ese noneho bizagenda gute kanga navuga ko mama iribagiza agiye kuba yatungurana cyane ndetse mama iribagiza agiye kuba yakora gashya ese noneho bigiye kuba byarangira gute nawe ndabizi ko usigaranye amatsiko ndetse nawe utegereje agace kagiye kuba kakurikira ufite amatsiko menshi cyane gusa ugiye kubabona ko ibintu bigiye kuba byagiraho biryoshye cyane ngomaje no kubona kwangaha ibintu bitoroshye ngomaje kubona kwanga bita Emile ndetse na Anita ibintu bitoroshye ibintu bitameze neza ngira ngo umenye kwanga Anita ndetse na Emile bari kwiruka amasigamana ngira ngo umenye ko aho bari gukura ikirenge ariho abicanye bari kugitera ese noneho biraza kuba byagenda gute kamarade ari bwaze Emile ari bwaze kuba yacika ko twabonye ko uno mu desperate ngo ni are yavuze ati nimdamuka mfashe Emile nta kuzuyaza nta gutekereza kabiri ndahita mwica ese noneho biraza kuba byagenda biteraza kuba byarangira gute kanga navuga ko bita Emile ari mu byago bikomeye cyane ko bita Emile ibintu bitoroshye ko bita Emile nibaramuka bamufashe bari bwaze kuba bamwica noneho kanga ibintu bikomeje kuba byagorana cyane ko ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane muri ino filime Izira y'umusaraba ese bazacika bizagenda bite ko twamaje kubona ko anga ngo no mu desperate ngo ni are afite GPS yashyize kuri Anita ngira ngo bonye ko ari kugenda akurikirana ahantu hose bari kujya ari kugendera areba muri telefone aho bakase hose kurye guhita amenya ahantu hose bakatiye ese bizagenda gute bizarangira gute Emile ndetse na Anita bazabasha kuba batsinda ese urukundo rwabo ruzashoboka urukundo rwabo ruzakunda ese nawe wifuza yuko Anita ndetse na Emile bibana nawe urabyifuza niko nawe ubibona nawe urabyifuza yuko bajya kwibana ahantu kure cyane niba koko ubyifuza kandi nawe ukaba ubishaka kandi nawe ukaba wumva wabisengera kugira ngo bazabashe kuba bakwibana kuko muri kubona ko bakundana cyane kandi muri kubona ko urukundo rwabo rufite vision rufite urushaka kuba rwagira urumva rero kanga hari ikintu gikomeye cyane kuba baguma kurugwana nagira ngo ubonye kwango bita Anita yabwiye Emile ati icyaba cyose icyo bankora cyose bamfata bakanshyira muri no muriro bamfata bakanda se sinzigira nkwanga nzaguma ngukunde ngira ngumvishe kwanga no bita Emile nawe yabwiye Anita ati nanjye nzaguma ngukunde niyo bananjye banshyira muri no muriro ndetse niyo bandasa nzaguma ngukunde rero uri kumva kwanga ibyo are yakora byose uko yababaza Emile kose uko yababaza Anita kose n'ubundi ntago Anita azigera mukunda n'ubundi nta kintu ahangaho bita are icyo ashaka ntazigera kibona icyo ashaka kugira ntazigera kigera kuko navuga yuko urukundo iteka ruratsinda kandi Imana yafatanyije nta muntu n'umwe wagitandukanye se nawe kubyizera wizera yuko Imana yafatanyije nta n'umwe wagitandukanye rero nimba tere wandika amena ndagira ngo nawe unyarukire muri comment ubashe kuba wakwandikamo amena kugira ngo utwereke ko nawe wizeye Imana kandi wizeye yuko koko Imana yafatanyije nta n'umwe wabasha kuba wagitandukanye tutabasha kwandikamo amena ndagira ngo ushyiremo amayimuji umutima tweke ko nawe ukunda Emile ndetse na Anita bakunda cyane kandi wifuza yuko bakwibana wifuza yuko bakwibana ubuzerezo kuko muri kubona ko bakundana cyane kandi uri kubona ko bagumeje kugwana urukundo rwabo iteka ngira ngo ubonye ko ibintu byose bagiye bacamo batigeze barekana ndetse bagomeje gukundana ngira ngo ubonye ibintu ahangaho bita Anita yaciyemo ngira ngo ubonye ibintu bamukoreye bakamukingirana ariko akaguma gutekereza Emile ndetse akaguma kumukunda cyane agira ngo ubonye ko ibintu bikomeje kuba byaryoha kandi muri kubona ko urukundo rwabo rukomeje kuba rwageraho ryoshye cyane ese noneho bizagenda bite kangaha are nawe afite GPS kandi akomeje kugenda bakurikirana aho bari kujya hose bafite bizarangira gute bizagenda gute nawe amatsiko ni menshi kandi nawe nicyo kintu uri kwibaza uvuga ati noneho Anita na Emile bizagenda gute byo bizaba
bizarangira gute. Gusa nagiye ko noneho agace kagiye kuza noneho kagiye kuza kabisobanura kandi kagiye kuza kabikemura. Gusa ndagira nkubwire ko nanjye aha ngaho bita Emile ndetse na Anita bagiye kuba bacika cyane yuko aha ngaho bita Anita agiye kuba yahindura ishati yambaye, agiye guhita ashaka undi mwenda yambara, kandi iriya shati navuga yuko ariyo aha ngaha ari yashyizeho aka GPS. ngira ngo murabizi ko umunsi Anita ajyanwa, ngira ngo murabizi ko umunsi Emile aza gutabara Anita, uwo munsi Anita yari yiriwe ahobera Ari, ngira ngo wari wabonye ko aha ngaho bita Anita yari yemeye yuko agiye kubana na Ari ndetse bahoberanye inshuro nyinshi. Navuga ko kiriya gihe aribwo uwo bita Ari yashije kuba yagira gutya akamushyira aka GPS kabasha kuba kamukurura ahantu hose agiye. Rero ibi byose bigiye kuba byarangira kandi Ari nawe agiye kuba yatuma Ari bigiye kuba byamucanga, ndetse Ari agiye kuza afite umujinya wundi agiye kwataka kwa Fabiola, agiye kwataka kwa Rugema ashaka kugira ngo abone Rugema ndetse na Fabiola na Nyantambara ubundi abice, cyane yuko anga Fabiola ndetse na Nyantambara na Rugema abari amafaranga menshi ya Ari. Ngira ngo murabizi amafaranga Ari yagiye abaha bamwizeza ibitangaza, bamwizeza yuko Anita azabuwe, kandi ngira ngo ubonye kwanga wabonye kwanga Ari yabwiye Nyirantambara na Rugema ati Anita naramuka atabaye uwanjye nimwe nzabiyica, ngiye uzabirasira kandi nijya kubica nzahera kuri Fabiola. Ese none biraza kuba byagenda bitanga ko Fabiola nawe afite ubwoba bwinshi cyane, kandi Fabiola ari kwibaza ikintu kiraza kuba cyakurikiraho Anita naramuka acitse, ndetse Anita naramuka agiye ko ari kwibaza ikintu kiraza kuba cyakurikiraho, cyane kwanga Ari yamubwiye ati ninjya kubica niwe nzaheraho, niwe nzamanza kurasa ubwonko bwawe bumene hasi. Ese noneho bizagenda gute? Nawe amatsiko ni menshi kandi nawe ni cyo kintu ukomeje kugenda wibazaho cyane. Mbere yuko dukomeza kugira ngo manze ngusaba akantu gatoya cyane nyaboneka, niba utari wakanda subscribe ugerageza ukandi subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana kandi dukomeze kugenda tuganira kuri ino filme Izire musaba ko ndi beshi mwasiganye amatsiko menshi kandi mwasigaye mwibaza ibibazo byinshi kuri ino filme Izire musaba gusa nagiye ko anga noneho ibintu bigiye kuba byaryo kandi bigiye kuba byagiye biryoshye kunzo filme nyarwanda. Nyuma yuko tubateguriye filme zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filme y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze ite mbikoherereza nongere wiki ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? ngo gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora, sinshobora. No, ntabwo nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna wa Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira isyanutse. Wapfuye ariho. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we, bizagenda biti? Ntuzacikwe n'iyi filme, ni kuri wa mbere tariki 15 z'Ukwakenda kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment, gera yuko re subscribe kugira ngo uzabe wa mbere mu kuyireba. Urwibanga. cyane ngo amaje no kubona kwangaho ibintu bitose mwamaje kubona kwangaho ubita Isimbi yamaje kuba yatangira kwakira ubuzima, yatangiye kwiyakira, yatangiye kumenya ubwenge ndetse yatangiye no kwitoza imirimo yo mu cyaro itandukanye nko guhinga ndetse n'ibindi. Bagiye bamubwira ati anga mu cyaro tubayeho duhinga ndetse nta kindi kintu kidutunze usibye guhinga. Ese none angaho bita Isimbi azabasha kuba yabishobora? Isimbi ubuzima azabubamo, ubuzima Isimbi azabushobora, cyane yuko mu business yuko Isimbi yakuze ari umwana w'umutesi. Ngira ngo nabizi yuko Isimbi yakuze ari umwana uraho ngaho
w'umutesi mubi cyane. Rero urumva ko ahangaha ibintu bitoroshye, urumva ko ahangaha ubita ibintu Isimbi ari gucamo bikomeye cyane ndetse bigoye cyane. Gusa Isimbi akomeje kuba yagwanira umwana we, ndetse Isimbi yanze kuba yatanga umwana we ngo amuhe kwacyuza kugira ngo batamujyana muri Amerika. Urumva ko rero ahangaha Isimbi ari umubyeyi mwiza cyane, atameze nka Nyirantambara, atameze nk'ababyeyi be bamwanze. Urumva ko ahangaha Isimbi yifuza kuba yaha umwana we urukundo rukwiye, kuba yifuza kuba yabana n'umwana we kandi akamuha urukundo rukomeye cyane. Urumva ko ahangaha ari ikintu cyo kwishimira, kandi urumva ko ibintu Isimbi yakoze ari byo. Ese nawe ni kubibona ubona Isimbi, ese nawe ni kubibona ubona ibintu Isimbi yakoze ari byo, ubona ibintu Isimbi yakoze byo kuba yagira gutya akagenda, ubona ibintu yakoze ari byo. Nawe ndagira ngo ujye muri comment tubwire koko nimba nawe warishimiye umwanzuro Isimbi, nimba nawe warishimiye umwanzuro Isimbi yarakoze. Ndagira ngo nawe ujye muri comment tubwire kugira ngo tureke ko nawe wizeye yuko Isimbi ibintu byose bizagenda neza, kandi wizeye yuko Isimbi azarera umwana w'ubundi agakura cyane. Yuko ahangaha mwamaje kubona ko Isimbi afite gahunda, ndetse Isimbi afite intego ikomeye cyane, ndetse afite umwanzuro wo kuba yarera umwana we, ndetse afite intego yo kuba yakuza umwana we mu mahoro. Ngira ngo umenye ko ahangaha bita Isimbi yatangiye kujya gucuruza agataro, ndetse yatangiye kujya gucuruza imineke ndetse na voka, kugira ngo arebe yuko yabona igitunga umwana we. Ese bizagenda gute, bizarangira gute? Ese wowe ubaye uri Isimbi, urumva wababarira Rugemwe, urumva wababarira Nyantambara bitewe n'ibintu bamukoreye? Nawe tubwire nkaho uri Isimbi, urabona wababarira Rugemwe ndetse na Nyantambara, urumva wababarira, wababaha imbabazi? Nawe gira ngo ujye muri comment tubwire kugira ngo tweke ko nawe ushobora kuba watanga imbabazi, cyangwa wumva yuko Isimbi yatanga imbabazi. Ndagira ngo nawe ujye muri comment ubashe kuba watubwira kugira ngo ibintu birusheho kuba byakomeza kuryoha, kandi ino filime yacu ikomeze kuba yagenda neza, kandi ibintu bikomeze kuba byaryoha cyane, kuko muri kubona ko ino filime yacu iri kugenda izana utumanye dukomeye cyane. Ndetse mwamaje no kubona ko ahangaho bita Kamarade yagisuga, amaje kubona ko umugore wa Kamarade akimara kubona yuko arubakurikiranye afite imbunda, akimara kubona yuko afite gahunda yo kuba yabica, kandi yabashyizeho GPS ku buryo abantu bose bari kujya ari kubakurikirana. Ngira ngo mumenye ko ahangaha bagize ubwoba, ndetse ahangaho bita Kamarade agahita yiyemeza gukurikirana ahantu hose, uwo bita Emile ndetse na Anita baciye. Ese bizagenda gute, bizarangira gute bya Emile ndetse na Anita, bizagenda gute? Nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko, kandi nawe icyo kintu kutegereje gusa. Nagiye kuko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda neza, kandi ugiye kubona aka gace kagiye kuza, noneho kagiye kuza ari umuro, kagiye kuza ari uburyohe gusa. Dore ko ahangaha navuga ko na Rugemwe nawe agiye kuba yahunga. Rugemwe agiye gushaka ukahunga cyane, yuko yabonye ko ibintu biri sire cyane, yuko yamajije kubona ko Mama Iribagiza nta mikino, kandi Mama Iribagiza araza kuba yabaga nta kinya. Ese bizagenda gute? Rugemwe azabasha kuba yatsinda urubanza, cyane yuko umuntu ugiye kuba yamuburanira ari umugore wa Kamarade, kandi murabizi neza yuko Kamarade no kwa Rugemwe bangana urunuko. Urumva rero ko ahangaha Rugemwe gutsinda ari 5%. Urumva ko ahangaha rero ibintu bitazarangira neza, kandi ibintu bizagenda nabi bya Rugemwe ari gupanga byose bizarangira bidakunze. Babwira ati ndabakunda cyane kandi mboza ku mutima. Ciao ciao.